On this repping, oh my God, if I die, I'm a legend. When waciye imyeyo ubwo narayiciye waciye amashuka nayuzuza we barambwiye ngo yitwa Kanyamibwa ntabwo ndi mukagatare umva madamu noneho musigiyeho ikibazo njyewe umugabo wanjye ndamunyarira muri mu biki ko mwegeranye ni muzi ko hari icyorezo bita coronavirus none se ubwo nimwakoranagaho twakoranaga ye baba we ntabwo muzi ko coronavirus yaje umva ukuntu bimeze mwirinda gukoranaho mukirinda kwegerana mukirinda guhobera kandi noneho hakaba hari intera muri mwebwe nimugasuhuzanye muherejanye ibiganza ahubwo mujye mupeperana none se dore ukundi kuntu rero mwabigenza mujye mukaraba amazi meza ari misa mujye mukaraba amazi meza n'isabuni urumva kandi mujye mureba nkiziga zituma uri mu kazi byagenda neza kandi coronavirus ukabasha kuyirinda aho ugeze ugakaraba amazi meza n'isabuni mujye mwirinda kwegerana igitekerezo ni he twakora izo ga ko turi mu cyaro muri farumasi muzahagura imiti yica udukoko kandi muzanahabona n'amasabune n'amazi meza mwirinde coronavirus aka kantu ko kumunwa rero gatuma umwuka wawe utasohoka ngo ube wahumanya umuntu urumva mujye mwirinda ahubwo mu rugo iwanyu mujye mushaka amazi meza n'isabune mujye mukaraba intoki waba uvuye kuri toilette ujye ukaraba intoki kandi mujye mwirinda gusuhuzanya ahubwo mujye mupeperana none se ubu mfite umwana ubu ngubu mwonkeje bwo ntago nayimwanduza kandi ubwo ngubwo utanga muhumekera ndi kumwoza jya ubanza ukarabe amazi meza n'isabune umukarabye kandi noneho ujye wirinda nugira ikibazo ukabona ugize umuriro mwinshi ukabona utangiye gukorora ugize ibicurane ujye wihutira kwa muganga kandi umuntu muzajya muhurira mu nzira mujye mupeperana mujye mupeperana ko mwabyumvishe ugomba kubyubahiriza urabyubahiriza wewe Shyaka ushaka ko natanze amafaranga yanjye njye nyakurira mu mezi 5 njye ngatanga amafaranga hejuru y'akaya kadada njye wabonaga ko njye nyacukura muri korota mbashumi yanjye wowe nabona gushaka ibintu cyane biba ngoba ko ngurangira akara agapiti ushobora kumbwira ahantu yewe ugatumye njyewe njya kureba uriya dada cyangwa mwica mbabara ntago nakujyana nona gusa nushaka no gukaza ibintu naye ndakara umva mari utatuma njyewe nkurya pana reka murekure tugende ariko nitugerayo nkamubura ninjye nawe ndahita nkwicaye ndagusoza twagiye ariko bari abatipe n'ibigoryi abatipe bamaye amafaranga ndayarya sinabaha ibyo bashaka ariko nakuranye ndi mwiza abatipe bose baza banshaka bakanyishyura amafaranga inzoga narazinyweye amafaranga barayameye sinabahanda bacika ndigendera ariko umva bari abatipe n'ibigoryi bose umva ngenge umva nta makuru bafite turamutse tunanahuye nawe nabasubiza rwose kuko bayameye ntayabasabye inzoga narazinyweye ibiki byose narabiriye umva ngomba kwihagararaho sinyabasubize ndisuwa mu sister wa akari kaga sister kanyambuye man ni wundi wariye y'amafaranga akanga no kugukorera sister urakima cyangwa uratsubiza kubera impamvu yiye nose ningera kwengu yame sinagusohokanye hagutaha amafaranga yanjye niba waransohokanye sana nabigusabye oh my god tumugenze gute sister amafaranga aravuna wawe tumurgeraho
ntashaka bavuna bose nyirango mwanze kuza gukora ibyo mwari mwashatse ngiye nditahira ndanababura weya wewe wivuga ibyo ngibyo wivuga ibyo uratsubiza ntutsubiza ntago ngusubiza urayama gitanu cyanjye ntago nyaguha urakimatura amafaranga yanjye ntago nyaguha ntabyemeye ndayaguha uzongere kurya abahungu ikindi gihe Hehehehe, ya season yari itegerejwe n'abantu benshi ubu yasohotse. Iyi season yitwa igitenge cya rusake. Iyi season uyishaka wayisanga kuri YouTube. Uyishaka kuri CD waduhamagara kuri 0785221354 cyangwa se waduhamagara kuri 0725955110. Iyi season igitenge cya rusake, iyi season ubu yasohotse iri kuri YouTube. Uyishaka wayibona kuri YouTube.